Aha turi rero ni kuri Onomo Hotel nk'uko muri kubibona, hagiye kubera ikiganiro n'abanyamakuru kigaruka ku gitaramo cyitwa Unveil Africa kiteganyijwe kubera mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa gatanu ku itariki 7 Ukuboza 2024. Ngira ngo muri kubibona rero ukuntu bimeze, abanyamakuru bose bahageze n'abahanzi bamaze kuhagera. Mu minota mike y'amasegonda make yasigaye ikiganiro kiraba gitangiye. Ngira ngo muri kubibona ko setup zamaze gukorwa, amakamera n'abanyamakuru bose bagiye batandukanye bamaze kugera hano mu kanya rwose, mu minota itarenze 3 cyangwa 2 ikiganiro kiraba gitangiye. Ngira ngo muri kubibona uko byifashe kuri Onomo Hotel. Imyiteguro yose yarangiye, bagiye kutubwira aho imyiteguro igeze, uko bimeze, uko bihagaze, ibijyanye n'iki gitaramo. Abahanzi bose bazakiririmbamo bagomba kugaragara mu kiganiro n'abanyamakuru bamaze kuhagera. Ni ukuvuga ngo mu masegonda makeya ikiganiro kiraba gitangiye, ubundi basobanure byinshi ku bijyanye na Unveil Africa 2024. Ni igitaramo kizaba cyiganjemo gakondo nyarwanda. Abahanzi barimo bazaririmbamo harimo Ruti Joel, harimo Chris Nat, harimo Victor Kotana, ndetse n'abandi bagiye batandukanye nibo bazaririmba muri iki gitaramo. So rero ngira ngo muri kubibona uko imyiteguro imeze, abanyamakuru bagiye batandukanye, ngira ngo muri kubabona abahagarariye ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, bose bateraniye hano kuri Onomo Hotel. Umuntu uwo ari we wose rero ikiganiro kiraza kuba gitangiye. Ni ikiganiro kiraba kiyobowe n'umunyamakuru Kate Gustave Nkurunziza. Ngira ngo muri kubibona ko ari we urimo urakora coordination y'abanyamakuru, niwe uri kugenda agerageza gushyira ibintu ku murongo kugira ngo ikiganiro n'abanyamakuru kibashe gutangira, ubundi batubwire imyiteguro uko bimeze, amavu n'amavuko ya Unveil Africa ikigamije, ndetse no kwinjira naho imyiteguro igeze n'ukuntu abahanzi bazagenda baperforminga, byose bagiye kubigarukaho hano mu kiganiro n'abanyamakuru. Rero tutagiye kure, abahanzi bagiye batandukanye bazaririmba muri iki gitaramo. Ngira ngo muri kubabona barinjiye, wita Ruti Joel. Ruti Joel niwe uri imbere uyoboye aba bahanzi bose bazarimba muri iki gitaramo. Muramubona umukobwa mwiza cyane w'inzobe idahanda bamwita Chris Nat. Nguwo nawe ngira ngo muri kubibona neza yahageze kuri pano. Harimo Victor Kotana nawe arahari cyane rwose. Muri kumubona uhagarariye itorero Intayoberana nawe arahabaye, n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bose bazagaragara muri iki gitaramo. Ngira ngo muri kubibona ko bamaze kuhagera buzuye kuri pano. Ubwo hagiye guhita hatangira ikiganiro n'abanyamakuru kugira ngo batubwire uko bimeze, uko byifashe, uko iki gitaramo kizaba kimeze. Ni Unveil Africa 2024. Ni kimwe mu bitaramo byitezwe, ni kimwe mu bitaramo byamamajwe cyane, ni kimwe mu bitaramo abakunzi ba gakondo badakwiye gusiba, badakwiye guhomba, udakwiye gucikwa. Reka tubareke mukurikirane ko ikiganiro n'abanyamakuru kigiye kugenda hano. Ikiganiro kigamije kugira ngo dusobanukirwe ibyatsi hano cyangwa ibikorwa duteganya n'ubundi, nagiye mbona nagiye namabaza, nagiye kuganiraho amasaha isaha umunsi wa amasaha 28 amasaha 24. Rero ni make cyane kugira ngo tugeze ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12. Tutangiye tubashimira ko mwahabaye mukadusapotinga, mukadufasha. Uyu munsi rero twifuje ko twongera kubaganiriza, ariko tunabasaba kugira ngo mwongere mudufashe kino gikorwa kizagende neza. Aba panelists ntabwo ndi bugende mvuga umwe ku wundi, kuko harimo aba artistes, harimo aba organisateurs, abantu bose. Ngiye gutanga mikoro kugira ngo wese agende yivuga. Of course ndahera aba bantu bombi buri gihe ngenda bitiranya, ariko nataba we niwe
murakoze cyane nitwa Mutara Shakira nkaba mu itsinda rya Jayisha akaba ari njyewe sha murakoze mwiriwe nanjye nitwa Bukuru Jennifer ni mu itsinda rya Jayisha ni njyewe J murakoze cyane nanjye nitwa Chris Nick Inzobe idahanda nitwa Rutimungeri baririmba Ruti Joel nitwa Rukotana ari nataza kurikira goma ngo barambi cyane nitwa Kayigemera Sambo Aline Intayobera na Nkuru nitwa Clarisse Uwase ndi organize Kamoyizi Iragiye organize ninjye ntare mu ntonganya nkabe ntare mu ntambara unterera sintinya abanyamara impundi mu rusaba rwa midenda yikwiza ngabimanzi manza bazicutsa birunkesha bikika bikika umutware ku mutima myega icyahindura ninjye siwe ntare rwatsi nakagira imana Yiriwe nitwa Arsène Ndikumana nkaba ndi muri Himbaza Club. Nanze kwirirwa ngenda bavuga mu mazina kubera ko hari igihe rimwe na rimwe ushobora kuburira igisobanuro abana bantu kubera ubukomezi bwabo cyangwa icyo batunariye uyu munsi, ariko mwakoze cyane, mwakoze ni ukuri, yaba Intayoberana, Jayisha, yaba J, yaba Sha, Chrisnette, Ruti Joel, of course Rukotana, organizer, Isibo ndetse na Julius uyu munsi tutari twavuzeho, ariko mu kanya gato yanza kugarukaho nawe ni umwe mu barwanizateri cyangwa mu bari muri kino gutegura kino gikorwa. Twagiye tumubona kenshi hirya no hino kugira ngo akomeze kudufasha kuza gutegura kino gikorwa, ariko mu magambo makeya ngiye kubanza gusaba organizatrice asobanurire cyangwa aduhe ishusho nyayo y'igitaramo ndetse n'iki gikorwa nka festival yacu. murakoze nk'uko izina riri ni Anniversary Africa Fest, tukaba twifuza gutwikurura Afurika biciye mu buhanzi, imbyino gakondo. Iyi ni edisiyo yayo ya mbere cyangwa se kibaye ku nshuro ya mbere, twifuza kuzagenda tugikorera buri mwaka. Kuri iyi nshuro rero tukaba twifuje yuko abatoya bazataramira abakuru, nk'uko mubibona hano kuri pano ni abantu batoya, rero twifuza ko abantu batoya bazataramira abakuru. Murakoze cyane. Arakoze cyane, ati turifuza yuko abatoya bazataramira abakuru. Ni ikiganiro n'itangazamakuru kigiye kwibanda ku bice bitatu. Igice cya mbere nicyo ngicyo cyo kudusobanurira mu by'ukuri uko igikorwa kimeze, ariko teme yacu ni uko abatoya twifuza kuzataramira abakuru. Igice cya kabiri ni igice cya tekinike, hanyuma igice cya gatatu kiraza kujyana n'ibibazo tutari buze kugira byinshi kubera ko ndabizi ko mugira gahunda nyinshi. Ubu ngubu rwose ibintu byacitse, mwabuze kugira ngo akazi kanyu gakomeze. So kuri kote tekinike ndaza gusaba Julius Mugabo kugira ngo adufashe adusobanurire kote tekinike, tumenye kubitegurire muri rusange concept, ariko se kote tekinike imeze gute, ibikenewe byose by'ibanze birahari, hanyuma n'ikindi itangazamakuru ryabona tuze gutanga umwanya w'iminota mikeya ku itangazamakuru. Kote tekinike. murakoze cyane. Murakoze cyane musi ku mwanya duhereje kugira ngo tuvuge mu ncamake ibijyanye na Anniversary Africa Fest. Ngira ngo ijambo Anniversary murabyumva, ni ikintu gitwikiriye mu ndimi z'amahanga. Anniversary ni ugutwikurura, so turimo turagerageza gutwikurura umuco wa Afurika ariko duhereye iwacu mu Rwanda. Niyo mpamvu rero twateguye iki gitaramo cyitwa Anniversary Africa, kizajya kiba buri ngarukamwaka, hanyuma tukaba twatangira iwacu mu Rwanda. Hanyuma ku bijyanye na kote nk'uko wari wimbwiye tekinike, turiteguye bihagije. Tumaze amezi arenga 5 twitegura iki gitaramo, ntabwo ari igitaramo kidutunguye rero. Hanyuma nk'uko mubibona na line-up yacu irahagije kandi irakwiye kuzanyeganyeza kandi Kigali n'umujyi wa Kigali muri rusange. Turiteguye rwose. Hanyuma imyiteguro igeze kure, nubwo turimo gusa nkaho tuyisoza practice aho twazikoreraga, kugira ngo bamwe muri mwe baradusuye
n'abayobozi mu nzego za leta batandukanye bagiye badusura kureba aho tugeze imyiteguro. Ku wa gatandatu rero ni karibu mutubwirire ababakurikira ku bitangazamakuru byanyu bazaze, turabiteguye. Murakoze cyane. So nk'uko nabivuze rero igice cya gatatu nacyo tugiye guhita tujyamo ku bijyanye n'imyiteguro. Aba bahanzi bose yaba imyitozo cyangwa kwitoza practice barazikoze, ariko nanone itangazamakuru ntabwo tujya tubura ibibazo. Reka ndifuza ko ibibazo bitaza kuba byinshi, ahubwo muza kuduha inyunganizi nyinshi kugira ngo Nouvelle Africa Fest turaza kumvamo akantu ka festival. Twifuje kumenya festival ubundi dusanzwe tuzi ko hari itandukaniro n'ibindi bitaramo, ariko dute mu byo mwatubwiye ko biteguye, mwatubwiye ko ni umugoroba umwe muzafata abato bagataramira abakuru. Ese iyo festival iraza gutandukana gute n'ibindi bitaramo dusanzwe tubona? Ikindi turaza kwibaza ku bigendanye n'imitegurire yabyo, kuko n'ubundi dusanzwe tubona ibitaramo nk'ibi ngibi bitumirwamo abahanzi nk'aba. Ntekereza ko abangaba bose nta minsi myinshi ishize baririmbye mu bitaramo bitandukanye. Haba hari itandukaniro mufite kimwe n'ibindi bitaramo dusanzwe tubona nk'ibi ngibi, cyangwa Nouvelle Fest nayo yiyongereye kuri line up y'ibindi bitaramo dusanzwe tugira bitumirwamo abahanzi bakaza bakaririmba? Murakoze cyane. Nk'uko wari usangiye bivuga ngo ni festival, iki gikorwa kizajya kiba inshuro nyinshi zishoboka. Ntabwo ari igikorwa duteganyije ngo kiraza kuba edisiyo imwe kirangire. Ni igikorwa kizajya kiba buri ngarukamwaka, kandi ni igikorwa kidashingiye ku gihugu cyacu mu Rwanda gusa, nuko ariho twatangiye, nk'aho ariho cyatangiriye kigahera mu Rwanda. Ngira ngo munyujije n'amaso kuri line up, ntabwo ari abanyarwanda gusa bazadutaramira, hazaba harimo abantu batandukanye. Hanyuma no muri audience muzabibona, duhereye no mu banyamakuru namwe ubwanyu, abakoze mu itangazamakuru ryamamaza iki gitaramo ntabwo ari abanyarwanda gusa. Muraza kubonamo, kugira ngo sinzi niba mwarabyitegereje, twaza kubasharinga amalinki. Niba mwarabyitegereje, abagiye bacyandikaho, hari abagande bacyanditseho, abarundi bacyanditseho, n'ibindi bitangazamakuru byo muri Kenya. Ngira ngo aho bishoboke tuzaza kubasharinga izo linki. So ni igikorwa twifuje yuko cyarenga u Rwanda, ariko kikaba cyaratangiriye mu Rwanda. Hanyuma hari ikindi kibazo bari babajijemo ngo kuki twahisemo ino line up. Nk'uko twatangiye tubibabwira, turimo gusoza umwaka. Dusoza umwaka rero nk'abateguye igitaramo, hari abantu bakuru muri uno muziki no mu muco gakondo w'u Rwanda. Twabagishije inama ni iyihe mpano twabahereza nk'abana banyu, nk'ababyiruka. Bati icyatunezeza ni uko mwadutaramira tukicara tukabareba tukanezerwa, tukareba imbuto twabiriye. Ubwo rero singiye kuvana runaka na runaka, abantu amazina makuru musanzwe muzi amenyerewe mu muziki gakondo, n'abandi bantu bakuru dufata nk'icyitegererezo, twabagisha inama batubwira ngo mudutaramire. Ahubwo rero murakoze cyane. Nta nama, ni uko yaje kugira ngo arebe uko abahanzi tubayeho, aho dukorera. Njye ntiyari yakambonye, ariko hari abandi bo yari yarabonye. Ngira ngo urakoze cyane. Urakoze cyane. Ngira ngo Janvier niwe wambajije bari ku expectinga album uyu mwaka. Album si ikintu cyoroshye, ntabwo ari ikintu cyo guhubukira, si ikintu cyo kwisukira. Muri rusange ntabwo uyu mwaka nakwizeza album, ariko ndakwizeza ko muri ino festival uzabona utuntu twinshi twiza tunturutseho, ariko album yo ndakakwanga. Nimba uko bimeze. Urakoze. Ibyo bintu ushatse wabwira iti tukazavugana nakagaruka. ati album ntabwo ari ikintu wakwisukira. Sinzi niba hari icyo batagusubije, wihangane tuzabigarukaho icyo gihe.
ruti ubwo tumenya amakuru y'uko urumva ntabwo minisita bari bagahuye ariko ubu barahuye ntekereza yuko no mu gitaramo n'ubundi azaba hari ubutumwa tunabwohereza minisita turamushimira kuko support ari guha abartiste murayibona umunsi ku munsi kandi n'ingeri zose habe muri gakondo habe muri secular music habe muri gospel ahantu hose usanga ahari batumira nk'itangazamakuru ariko nanone tukabatuma nk'itangazamakuru guys ndabizi yuko ibintu twashatse twebwe turabikora ibyo ni ibintu dusanganywe kabisa ibintu twashatse turabikora ariko mbasabe nk'uko mubona bano bantu bose bari hano performance ya Ruti irazwi wagera kuri Jesha turabiteguye ariko kandi Himbaza Club ni bamwe mu bantu buriya bakomeye inanga ikaba imwe mu biranga umuco wacu birumvikana inayoberana performance yanyu ni impeccable nta wishidikanyaho Dukotana turagukumbuye Chrisnet ni umwe mu bahanzikazi dufite bakomeye cyane by'umwihariko bihebera injyana yacu ya gakondo ariko akaba na producer tujye tukongeraho credit muzima good ndabeshya Clarisse mwarakoze cyane Julius na team yose muri rusange guys tubabarire no kuri mu gihe n'ubutumwa mugeze aho buri cyo ni kimwe cya kabiri abana tuzabazane kuko tuzatangira kare ndetse tunasoze kare ntabwo tuzatuma abana basinzirira hariya ngo kuwa mbere n'ishuri no we ntabwo bihari hanyuma icya gatatu abantu turi kumwe hano mwese tuzaba turi kumwe n'ubundi muri kiriya gitaramo dufite ibyangombwa byose bigomba gutuma mwinjiramo